Uwabwiye ko umukunda hari abandi batabimubwiye, uwo nguwo wabwiye ko umwanga hari abandi babimubwiye, nawe ubwawe ugomba kureba neza ukamenya niba uwo muntu koko ibyo utamubwira hari abandi batabimubwira. Kubwira umuntu yuko ari mwiza ntabwo bivuze yuko yishyira hejuru, kubwira umuntu ko umwanga ntabwo bivuze yuko akwangiraho. Niba koko ubimubwiye akakwanga, uwo muntu yarahindutse, uwo nguwo mujugunye umureke agende nk'abandi bose. Ikiganiro nk'ibisanzwe ni inzira tuganire, kuba tuganira ku bintu byose ahangaha ku Nzira Nzima TV. Niba utaduforowinga cyangwa se utadukurikirana kuri YouTube channel yacu, waba warahindutse. Turakwinginze muri aka kanya uze kuza ukore subscribe, share ndetse na comment zanyu zirakenewe. Uyu munsi nifuza yuko tuza kuganira n'abantu iterambere rya mugenzi we ndetse no kuba yabasha kubana neza n'abandi. Ese wowe ubanye neza n'abandi gute? Ese ntago umuntu iyo umuhaye ibyo kurya ubimucyurira? Ese wowe ubwawe iyo ugize ikintu ufasha mugenzi wawe ugenda ubibwira abandi bose ukababwira ati warabafashije? Ese wowe hari umuntu wafashije byibuze uvuga ati uyu muntu naramufashije akaba ataranyituye uko namufashije? Ese byibuze niba uvuzaga yuko umuntu wafashije ntacyo yakwituye, basi uzi neza yuko abandi atabafashije? Uriya ineza ungiriye kano kanya, ineza ugira ukora subscribe, ineza ugira ukora share, ntabwo ari ngombwa yuko ari we nzayitura, kuko abantu twese ntabwo twatunga amacana, ariko nanjye hari abandi nzayitura, kandi iyo neza ugize hari undi muntu nawe izagirira akamaro ejo hazaza. Buriya hari amagambo meza ajya akunda kubaka abantu, yavuga ati jya ugira neza wigendere, niko umunyarwanda yavuze ati uzajya ugira neza wigendere, kuko ntuzi aho iyo neza uzayikura. Ntukabe keso karangaye, ndagusabye mwene data uzajye ukora ibintu byose ubikorere utuje, ndetse ubashe gufasha abantu utuje. Ntihagire umuntu wumva yuko kuba wamufashije umuhaye amaraso. Ntabwo uba umuhaye amaraso, kandi buriya no kumufasha akitaba Imana bibaho. Niba ufashije umurwayi ntabwo ari ngombwa yuko akira azabikwiture, kuko ntabwo twese tuzi abadufashije. Hano nzi sinzi uwafashije, abo nibuka ni abo ngabo. Hari n'abo nawe wafashije utibuka, hari abagufashije batakwibuka, ariko bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse kuvuga yuko twese turi abantu kandi turakora tukavuga tugacumuzwa n'iby'iyi si kubw'uko turi abantu. Nawe rero muri aka kanya niba wumva yuko uri umuntu wa nyawe, umuntu wa nyawe uhamye uwo uri we. Hari ikintu kimwe maze iminsi ntekerezaho, ndibaza ese kugenda ukagura ibintu bihenze, ugakoresha ibintu bihenze, ukarya ibintu bihenze, byibuze mama wawe cyangwa se papa wawe cyangwa ukurera cyangwa uwo mubana, ibyo bintu bajya babiryaho? Ese kuba usohoka buri munsi ugasohokana n'abashuti bawe ugataha wariye, ujya wibuka gutahanira uwo usanze mu rugo ikintu? Ako kantu mujye mugatekerezaho. Ujya utekereza se ko ndiriye ibihumbi 10, ndiriye ibihumbi 20, uwo tubana we ni iki mushyiriye?